ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Handitswe ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Mana y'ubuzima, Mana kuko ubu buzima buzira umuze mu moko yose y'ubuzima, ubu buzima nibwo bonye nkwiriye kandi waramye kiranye urusoro mu nda ya mama. Mana pari ngo bituma mbere y'abayanyeme bakire munyamwe nibwo buzima. Mana excuse me, ariko buzima buteye ku kizima no mu kizima. Ese nguzimanira iki buzima? Kuko buzima ngo ukuntu imbere muzima buzima pa byose. Ese ubundi buzima usangwa he? Mana y'ubuzima usangwa he ngo nanjye rugitira bijima rwanje ndetse bikamusanga undemere buzima ponye? Ese nibura usanga ubiriziya mu nsengero cyangwa imisi? Ndabaza. Ese usanga ubiriziya imibirizi biziri biringanya nziririze Kristo yeza ku iteka ryose, cyangwa usanga mu nsengero nanjye ngusenge senga nagenda ngatsenga wenda uransanga yeza shime kandi ayima? Ariko benda ndibeshya wasanga usanga imisigiti. Nibura usanga imisigiti bitegetse ibintu za rutite byose ndambika yasa amavumu nyandika ibikoko nanjye kivurivuri cya ruhinge kamyavu sare nabazi wenda uranaba. Ariko nkunde ngugirwe n'ubuzima. Mana y'ubuzima, ariko Mana wancunga utancumuza. Ese Mana, ese kuko ari na karikizi bambwiye kubera hose cyarimwe najya aho ndema kanogo nobera kundi yose agikunda bandura bose banyita gipondo boshye ndicyo ndahuranduza. Ndabaza erega kundi yabatsimbagurikira igikondo bwa cyaro bikanaka yuko nkune igikondo ngasanga nutse ibyondo ngo ndicyondo ubuzima bwanjye ngazane kuza amazina mu bamenye make binini rukatukwa ndagaje. Ese Mana, ese ko numaguriro rugira ibintu rugira buntu nanjye gema rujye minwaza wampaye ko mbona abandi ukanye ma wandemeye kama ngashima nk'abandi ubuka mu buzima bwiza. Mana y'ubuzima. Ese Mana, ese ko dativa namwe bambwiye ko amenye kiranye urusoro mu nda ya mama. Ese mu byo wampangiye nibi byarimo cyangwa waramenye istanduje itaka ngo nakuze nkana nzambe ndaba. Ariko ubundi Mana, ko mu buzima bw'umuboro gahondera nkabura umpoza naterewe nkabura untabara nanaremba bo haye amanota ndi kuruto batesha buri yako vuvuye aho wamondo we. Ubundi Mana wabonaga ndinde ku buryo umuruho n'umurogo nabiborana. Ndabaza kandi ndamaze. Ubundi wabonaga ndi mwene Siraki cyangwa Daniel bwo rw'inda narizanze kurya kandi sarira sumisese. Ndabaza. Ubundi wabonaga ndi Dawidi wahanyuraga inaragangana n'idubudo muri dumbura kayidubura buretse. Cyangwa wabonaga ndi Samusoni wahanga n'abafirisi ibihumbi n'ubwo diramwiretse katuruka Nyamirambo. Ndabaza. Cyangwa wabonye ndi Mose wakubise inkoni ku rutare soko kiravubuka yikubisenyera tukurira tatana bisire batera ruyamine. Amene nyine. Rwose Mana y'ubuzima musindi ndarengana mu sekuruza byanye Mose ntibukadeniza Farawo imazina ntayunzi. Mana y'ubuzima, undi wancunguye utancumuza. Ariko ubundi Mana y'ubuzima ukunda iki? Buzima ubundi ushimishwa n'iki? Kongereza gukikira no muki ariko kwanga cyendera buzima. Nibura sekunda ibisigo nkuzanira Rwema na Rumaga cyangwa ukunda agasobanuro nkuzanira Kinage. Ndabaza. Ubundi buzima ukunda iki? Nibura sukunda guseka nkuzanira Turana Nyakso cyangwa ukunda indirimbo nkuzanira Mbonye na Melody. Ndabaza. Nibura sukunda amakuru nkuzanira Ndahiro na Sandrine na Butera gutere tutete cyangwa ukunda gusenga nkuzanira Mutete Dative Emmanuel na Gate tutete. Mbwira Mana y'ubuzima ni wowe mbaza. Ubundi ukunda iki? Dore ukunde bajya kuryama no kuryama no kwiramba nk'usenzera Imana y'ubuzima ndinde umundi munsi ari ku munsi wazo ukarangira nicuza. Mana ibi ni ibiki? Uko nk'uko izi nkokora ko nkunde nk'ukinkuka ariko nkunde nkudirwe n'ubuzima. Nsubiza Mana ni wowe mbaza. Bana bato mwe ntacyo muyibaza? Yego kirahari. Ariko Mana y'ubuzima, undi kwa numva ngo wirirwa handi ugataha i Rwanda ubundi wirirwa mubaze. Kabebe ni mbibu. Ese wirirwa Masisi nanjye byonetse rukensa se isasiro cyanjye mu nsisiro cyangwa niyo za Betere mu California akabari nanjye ngutere imibare nguramye ariko nkunde ngudirwe n'ubuzi. Dore mutemba shishogo rashusha gashusha dore ngo ari mu mishusho nanjye byo ndaho ndi muri Noheli mbona ningazazaza ndabizi nsabe musabe nsabire mpabwe yo kurukuru sitari siri sareri yabo sina siri byensi rugurumvira siri none ngo ngusabe songa kandi tsonga sawa nyine. Ariko Mana wancunguye utancumuza. Harya ngo rebera hose cyarimo kamera yawe tureba haleluya amina Yesu ni muzima. Ndagaje se budurebe. Ese ureba nk'nyene wa magane wagahonga yireye uri maso nyene wa magane wakanyana bundi ureba.
ese ureba icyezi wa mugani wa Nyenzabo cyangwa uremera ari wa mugani wa Karasira we wait. Ese pasi rugira bintu rugira buzima urebera mu madarubindi nanjye niti mutsinda aho ndi bibindi ahuranduza ndibaza atande ariko nubwo ukoresha amadarubindi umuti wawe warashizemo wamana kuko ubuzima ndimo bumugusa mbona utabubona ndi wowe nagikabwa yuguraje. Ese man ese ubundi uvuga rurimi iki wumbute kuma ndimi zawe zaba nyinshi. Ese basi uvuga Ikinyarwanda ngo urimo Rwanda ndicabira ndwarizaho n'icyongereza se ngo ugire ongerere dictionnaire ntigisi cyangwa n'igiswahili renzo mu 5 kwa 5 po muziki uvuga rurimi iki wumbute. Ni cyarabuse ndaritse ntaraburiza cyangwa n'urufaransa furefure tusesa kwa Kristo juteme kwa Kristo ariko fani fi Roma mfu n'undi ko ndamana ndabuzima harya man ngo turi bamwe turusha tukingise tufashe be mu nambara ngo umwenda rukingirije rwatabutsemo ngo uretse no kugera udashire drapo uretse samaye ubu kuko bonanje byo nasi naje tureshya akitsaho maze nitubona mu cyiciro kimwe cy'ubudehe nawe ngo ndajaba se nyine ahubwo wewe mbona hazakorwa ko ndishimene ko imirimo nakoze na nuza yakoze mbona atari imwe niya Paulo Petero nayo Yohana numva mu nzandika tansiyo nako mana umugereka rujegeza bijumba rwanditse imitabo nkureke dore ko bose barambwiye ko buraka n'umujinya wari yanga ari ya nyuma ari ndi kesi wa mugani wa teori ndungutse mu kanya nabwo n'uruburu muri ari Sodoma musindi no kumbera nyabo harya ngo wazashye tuzashya ngo dukonke Sodoma donyi ni Sodoma dukonke padanja pabe ngo uboke nkongo ndogozi ngozi patushe nta gukongora imikongo uti imikongo ikongoka nta byango sonzi ngo uvuze ngo nako ko dukonke kandi witwa nyiri kigungwe haba maze ikise nako rushaka n'umundi no 100 diaz shara epo etre full stop gusuguska umusinda kubwiye ngo ijana na rimwe nunye uzamamagare nzitaba c'est tout. Bene jyangerega namwe murakenge dore ngo rukara rwa majoro renze imijumba n'isaya imigende imitaba simbaguruka ngene kirisa ngo naduke mbonye tunyage kana amanota n'ibikoro tajujuje mu mabonda sicyo none nayo ngo nyine Thomas ndefunefu mfata imishayo y'imamirizo kandi agira zona jamais so kwibyara bahu ese man nako nari nakuretse sinzi ubwo ruturambariho wanjye imiduza cyangwa umusosi ntabyo yatose songoso cyane ko numva ngo rebera hose cyari nkayamuze ariko ubundi burabishobora mara nibarizaga suri ariko buzima ese ubundi rugiraho kwangara ataragukushonye ndeba mubwire rufe yamangarije ikika ko tuvuza turi benshi nta gutoranya umukambwe ikibondo bwiza bwa mashira rukara n'abishura imisoro bamusonera ntirubasonera uko gutsinze niyihe kari kinyanza duvuna nzovu nta musufu buzima nongoshona erega mandi zisimbozi zimingozi gatsibarwa imasha batera ntoture monde gadavera utiki izi simbozi numbone bwa mu menyo reka kinuru nwanwa cyangwa urunano uyu munsi rwema ntabyimishije ko ntabyamapoto ngo ufate imishipoto uyu munsi no kuri narahi kandi urabizi ko ntabyo rutime inzara itema mara kandi ngo gato kanga muri joni kange mukanga how are you I'm fine thank you teacher sit down ndamaze one ngeze mu muryango diakoni urajya wagisaze nanjye ninje kote ikoti byo mwote mbere ikunze diakoni ntagishanwe twota si ikintu cyabikana rangi cyo twota n'icyo witeka rugema zima Imana y'ubuzima ngahe nka yamuze sure numva natungwa ariko ndinjira umudiho ndacinye nero ndayoboka mwuka wera zarisha barara paracetamol shika yime mine totali ziravuga umunsi ndi na mina ruru yakatika general yesaba daimon myatsi ndatokesha numva ndahemutse burya Imana nidanje mwabantu mwe nyamara bya bintu birakora bene Imana mumvugira undamine amina. Erega ubundi Imana Rwanda mana y'ubuzima ndakwemera ndakwemera rwose nimanyumve nayo kuko aryihunyemeza nubwo araho ugira ukancangira kwa musazi ntigenda nugera imbere bikagutanga utaye nkuko byanca ariko namatima muri rwose Imana ibisubuzaje n'ubusizi kandi ntibukazime yewe simbararira ari n'ubusamba bwombo simoni bo ni seriyezo mana ko nkazirese mawe se mburare mbyirirwa iminsi sana nje cace mushumbani cya 10 n'amaturo hama kubirwa karindwi haleluya mina Yesu ni muzima nyine ariko noneho baranize kushobora byose wancoboje ukanshobora icyo ufite cy'ubuzima nanjye ngashoronguka ngagiye hiri cya ruhinge kabondo ko nagushima nakomanda nakurenganya umubare wabyumva utabyumva ntibindeba ahubwo rero urungano reka dukora amaboko mifuka dukoresha neza icuro duhaye twese ikivi cyacu Rwanda gihangaye handi twe ku ruhange aka keso gotera guteseka tukaryana kuryamira intera imwe tukirinde tukarinde n'abandi hati Imana y'ubuzima itatuzimye bene Imana tsubiri isubusazi n'ubusizi kandi ntibukazime yakaba umusizi wasizwe asigasira umuco BERTIN Rwema mu Rwanda nibwema ha mu busizi mashinzi hema niteme ntabyo gutaha mu byizi nawo mashyi muri gahunda nabya kacikati Kristo yeza kuske teka ryose nyagasara bane na agatego.